ariko bitewe n'urukundo rw'abantu muziya mugena musapotinga mu bikorwa bike bike. Ariko reka mbasomere ahantu bita Abaroma igice cya mbere, sibyo? Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 26. Wumva umurongo ukuntu uvuga, mwihangane Bibiliya sindayisoma neza ngo nyimetirize nyishire mu bwonko bwanjye mu mutima, ariko Bibiliya murabizi ko bayiga yawe n'uwayanditse nta yapfuye atari nayimenye, kandi yarayanditse kandi yakoresheje machine. So haravuga ngo nico cyatumye Imana ibarekera kurarikirana ibyo nona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo ni uko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yabaremewe. Turakomeza uko bareka imibiri yabo yabaremewe, bashushanywa no kurarikirana abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni. Babyumvise? Iryo jambo ryo muri Bibiliya byumva ko aba message y'ibumbijaniraje. Ndagira ngo mbabwire ko Imana y'ubwayo ari izabamira umugisha, kuko ngewe nkiri muri bwa butinganyi nta bihumbi ijana nigeze mbona kashi, ariko ubu sigaye mbibona. Sigaye mbibona. Ubwo si wari umuvuno wahinduye ukavuga uti mu butinganyi byanze gukunda kanigira mu by'Imana ndikona ari amafaranga. Ntago ari uko bimeze, kuko nkiri no mu butinganyi narayabonaga, ahubwo amafaranga nabonaga hanyuze, nta n'ikintu na kimwe yigeze amarira. Hari n'abavuga ati ariko ngo ntago ngo uhinduye ngo kubera ko ngo wumva ngo kugenza cyangwa urimo kubagendaho ngo bavuga ngo amagambo y'urukoza soni, ngo nabakora ama video ngo n'amagambo ngo bise ngo atahisha Imana icyubahiro, ngo ukaba nawe ngo uhunze gereza. Jewe nkiri mu butinganyi nafunzwe bikomeye cyane. Yego. Kayo ni iki wabwira abantu bumva kutahindutse ahubwo wari amaco y'indasi? Ntago naje gusenga ngo ndabona amafaranga, sibyo? Ntago naje gusenga ngo ndabona amafaranga. Gusenga ntago byigurishwa, nta nubwo bigurishwa, ntibabifate uko bitari, ntibafate uko ntari. Abantu batizera ko nakijijwe nakiriye agakiza n'umwami Yesu, abo ngabo bameze nk'abantu bari gupinga Imana. Kandi Imana iyo uyisanze wakira agakiza n'umwami Yesu, ukakira agakiza n'umwami Yesu, ukumva bikurimwo, ukumva mbese ufite ishimwe muri wewe, mbese ukumva uri mu gakiza, Imana nayo iragufasha. Uko byagenda kose abo bose bari gupinga n'ubundi bahoze bapinga. Umuntu utaragukunze mu bibi, ngo anagusengere mu bibi, ntago yagusengera ari uko wakize. Kinanye nagusengeye warakize cyane. Uwo nguwo ugipinga n'ubundi ni wa wundi wifuzaga ko napfa muri bya bibazo by'ubutinganyi, ni wa wundi utifuza ko nateraga intambwe. Uwo nguwo ugipinga n'uwubabaye kubera ko abonye ko nakira agakiza n'umwami Yesu, ni wa wundi ubabaye kubera ko abonye yuko ugutabarwa kwanjye kubonetse. Imana ibaho umugisha. Ni Kayusi nko mubizi, ndabasuhuza cyane. Mbere na mbere kababwire ko rikeri yambaye by'Rwanda yitwa Service Gin yanyerwa mu karere ka Musanze mu centre ya Byangabo, kekwa n'uruganda rwa Nopa Limited. Cyo kwirangura 078 karindwi 22 33 ukavuga uti ubu n'ubutamu ndabikurahiye. Ni Kayusi twakire mu ishusho idasanzwe, mwamanye gakweto keza cyane kabisa, agacongo kameze fresh, agatisi keza, agashati keza, akane kameze neza cyane, akajire, ubona ko Bibiliya nziza cyane, isa nziza, ubona ko ari umusore ukomeye kandi ushima Imana. Abenshi harimo nanjye duherukana, ari umutinganyi agenda byamamaza bishishikariza abantu, ariko ku munsi wa none nabonye ibiganiro yagiye akora avuga ko yakira agakiza, yakijijwe, yabatijwe, akava mu mirimo ya Satani cyangwa ibyo yita imirimo ya Satani, hanyuma akaza gukizwa kamera neza. Kayusi, igitekerezo mbere na mbere cyo kuvuga ngo reka mve muri ibi ndimo by'ubutinganyi nakira agakiza nk'umwami, nemere Yezu nk'umwami n'umukiza, wagikuye he? Byaje bite? Natekereje aho nari ndi imbere, ntekereza ubuzima nakuriyemwo, ntekereza nahise igeze ubu ngubu, ntekereza n'abagabo nagiye mpura nabo mu butinganyi bwanjye, ntekereza ingaruka nagiye ngira, ntekereza n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta Imana itakura umuntu nta nawe namwitana mugeza. Ntekereza mbese ugutabarwa ahantu kuzava kwanjye numva ari kure cyane. Ntekereza mvuga ko nta utanye Imana kwiheba. Nanjye rero byatumye igihe kimwe mfata umwanzuro ndavuga uti ariko wajya gusenga umunsi umwe byibuze nkiragiza Imana uhoraho nkareba ko yankura mu butinganyi. Igihe kimwe nararyamye nkuko bimbajije, numva ndi gutitira cyane, numva nabizi cyuya, numva Imana niyo ishobora byose,
igihe kimwe nkazajya numva indirimbo z'Imana, nkazajya numva ijambo ry'Imana, ya nkazajya numva Imana ikiza ibimuga, ikiza abarwayi ba sida, Imana ikiza abantu barwaye ibibazo, Imana nkumva ko ikiza indaya yasambanaga ku karubanda, nanjye numva ko ndi umutinganyi igomba kunkiza, hareka kuryama n'abagabo bose. Sasa rero ni hangaho igitegerezo cyapfuye, mpita mboneraho mfata umwanzuro wo kureka ubutinganyi, ariko nabifashijwemo n'abantu batandukanye, harimo abo nagiye nanga, harimo nabo nagiye ntuka, hari nabo nagiye ngewe ntungana nabo, ariko igihe kimwe mfata umwanzuro wo kubivamwo, kandi nabishyizemo imbaraga zikomeye cyane ku buryo abantu benshi batabyumvishaga. Ari nayo mpamvu uyu munsi tugiye kubabwira uburyo byagenze, n'impamvu nagiye mu butinganyi, n'impamvu nabyisanzemo, n'impamvu nabivuyemo tuvugana. Ya iki gihe ufite umukunzi Kayo? Umukunzi se wahe mu butinganyi? Ya ntago umukunzi yari kubura uko ntago nari mfite umwe, nta nubwo nari mfite babiri, nari mfite abatinganyi benshi. Yego. Nari mfite abakunzi benshi babatinganye. Ya nyuma yo kubivamo ni ibihe byiza umaze kubona byo kuva mu byo wari urimo, ibi umaze kubona ni ibihe? Ya ibyiza maze kubona, ndaza kukubwira ibyiza nibi bimaze kubona. Ya ibyiza ngiye maze kubona nuko nungutse inshuti nyinshi, kandi ikindi nuko ya nabambonaga nabi ubu ngubu basigaye bambona neza. Ya ikindi cya kabiri nuko ya abanciraga imanza ngo kira ngo kizapfa gikenyutse, ngo kira kizapfa nabi, nuko kugeza ubu ngubu bari kubwira ati Imana mube hafi, nuko nabo nitaga abanzi banjye ubu ngubu bari kunsengera. Urebye nagize igikundiro cyinshi ku bantu, nungutse inshuti nyinshi cyane. Ikibi nacyo narahuye nabyo nuko nahuye n'inzara, kandi naryamanaga n'abagabo kugira ngo mbeho. Naryamanaga n'abagabo kugira ngo mbeho. Ikindi bitewe n'umugabo nahuye nkiri umwana wankoreye ihohoterwa ryo kumfata ku ngufu, nkakura nzi ko ari umuntu navukanye ntazi igitsina gabo icyo ari cyo, ntazi igitsina gore icyo ari cyo. Ni nabyo byatumye mfata umwanzuro wo kuvuga uti mvuye mu butinganyi, ndetse ubutinganyi. Ya uvuze ikintu gikomeye ngo uretse umugabo mwahuye agufata ku ngufu, kandi icyaha cyo gufata ku ngufu ntabwo gisaza. Ibyo ngibyo bihagazeho ko byabayeho cyane nkifite imyaka 6, cyane ubwo naregwaga n'ababyeyi babiri, papa no mu Nyarwanda, mama akaba mu Rundi. Nibwo bagize ibibazo byo kuba batumvikana bo ubwabo, bagiraho batandukana, bazi gutandukana. Nanjye nahise mba mu buzima bwa bubobo, bya bindi twita ngo ni ubumarine, imbobo. Nta muntu utazi imbobo hano ku mihanda, ariko njye nabaye imbobo mbitewe n'ababyeyi banjye. Kugira ngo ntogwe n'umugabo w'umutinganyi, tukamarana imyaka 2 3, akazijya nkorera bya furambi, akansambanya, akazijya ncuruza no ku bagenzi be. Ibyo byose n'ubuzima nagiye nisangamwo, nagiye mbitangaza inshuro nyinshi. Nzajya ngenda bigarukaho ku muntu wese ushaka kubimenya. Uwo muntu aracyari cyangwa yarapfuye? Ya ntago uwo muntu byagezeho ndamuvumbura, ariko mbifashijwemo n'umuturanyi wari warambwiye turiya mugabo nubwo ubona kuri nta mugabo agira, ni wa mugabo uhuza igitsina n'undi mugabo, bakaryamana bahuje ibitsina. Ni babagabo baryamana inyuma ku kibuno, inyuma mu kibuno. Ntago ari bene babagabo bimikorere myiza ihesha Imana icyubahiro. Ya numva ko ari umugabo nyene uri se kibi. Nibwo yafashe umwanzuro kujya kumurega ku bayobozi bitewe n'ingaruka nimaze kugira tubana, kuko ntago najyaga kwihagarika nkinera nkanya amaraso. Najyaga njya kwihagarika nkanya amaraso kubera ukuntu uwo mugabo yancuruzaga nkiri umwana. Yarancuruje ngira ku rwego rwo gupanuka, kandi nagiye mbabwira inshuro nyinshi. Abantu benshi barabizi ko yewe no kugira ngo umujyembe ndi buzima, amafireri ari kugenda yegeranya, magufa yanjye ari kugenda yisubiranya, n'ubuntu bw'Imana. Ishatse ihohoterwa nahuye naryo, ni naryo byatumye ngewe nkurira mu butinganyi. Wagiye kuri Libre uramurega? Oya ntago namurize ko nayo mfite imyaka 7, nari umwana muto cyane. Ahubwo igihe cyo kumuvumbura we yahise acika. Ntago yari umwene igihugu, yari umuntu wo hanze, yahise acika icyo gihe. Igihe abayobozi bari bamaze kubimenya, nawe yahise acika. Bwakeye yacitse, baza kuneba baramubura. Wazajya muri Libre ukabivuga? Oya ari hanze ntawuzi imyirondoro ye. Arega Libre nta rese Libre hari umuntu wayicika uko ya bibaho icyo gihe. Ibaza umuntu ntibuka amazina, kuko hari kera cyane umufite imyaka 29. Urumva nawe imyaka ishize, niba twaramaranye imyaka 13, urumva ko hashize igihe kinini cyane. Nimba yaragiye mu bihugu bya hanze, ngo yari umufaransa wari waraje gufata amacumbi hano mu Rwanda. Ntago nakubwira ngo arahana, kuko tukimara kumuvumbura n'abaturanyi
abaturanyi bakimara kubona ukuntu ngenda ntambikije ngenda nyene ntambikije gutya nk'umuntu baciye akabono baciye amafiriyeni ngenda gutya nk'umuntu banesheje urumva ni ikibazo natambukaga nyene nk'umuntu kuko nabatangarije mbabwira ko igihe kimwe ngewe nambaraga pampa ngira ngo nayo babwiye kuzi ibi byakubayeho kuki ukuze wakomeje kubikomeza ndakeka nta n'ukwezi gushize ubivuyemo ibyo witaga bibi kuki wabikomeje no mu bukure bwawe ya impamvu nabikomeje nuko ubwonko bwanjye ndetse n'imisemburo y'amaraso ndetse n'imyumvire yanjye n'imitekerereze yanjye n'umutima wanjye ya urebye yarabyangirije ku rwego rwo hejuru ku buryo ntumvaga ko abagabo baremewe abagore ku buryo numvaga ko umugore atageze aremerwa umugabo numvaga ko abagore baryamana bahuje ibitsina bamwe twita ba lesbienne numvaga ko abagabo baryamana bahuje ibitsina ari uko Imana yabiremye kuko ngewe nakuze nanjye icyo gihe ngiromarika mu bwonko nyene numva ko ubuzima bwanjye rukuzegemo ndyamana n'abagabo ntago rero nigeze mbireka narabikomeje ahubwo uko nagiye mbikomeza niko nagiye ngira ingaruka mbi cyane ya umunyarwanda mukuru yaritegereje arareba aravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uri we nyuma yo kutangaje ko wabivuyemo hari ikindi kiganiro nigeze ndabonye ahantu sindi kuhibuka neza uri kumwe na Ige n'undi mukorakoranaho ntabwo wabwuko mugendana ari we Ige izaranya n'undi bisubiyemo ya urebye bari baduhuje ngo musengere ngira ngo mwari mwabonye ko mfite Bible mwari mwabonye ko nambaye gisirimu mwari mwabonye ko nambaye imyenda y'Imana icubahiro ku gacongo keza ku costume cyangwa ku gashati keza k'umweru yewe no ku gapantaro k'umukara kagatise bari basabye guhura nawe ati niki wabwira uwahoze ari umukunzi wawe Ige muryamana muhuje ibitsina ico gihe nyene twarahuye ashaka no kunsoma ye ku ngufu ashaka ko turigatana indimi mu kanwa ke yewe ashaka ko tunarigatana indimi mu kabuno ke ansomya no ku nzoga yararimo kunywa kuko sinzano yarayikuye icyo gihe nanayimenye mwarabibonye ariko byo byose bitsindwe mu izina rya Yesu narabirwanije turanasirira turanarwana kuko nge nayimuhamagaye nk'umuntu umufitiye ubuhamya n'ubutumwa bwiza nifuza ko yahinduka kuko na n'isaha nk'umuntu twahoranye mu byaha ntago namutereranye dushobora kuba twaratandukanye mu mico n'imyifatire n'ubutinganyi n'ibikorwa by'ibyaha bibi bihesha isoni ayo bitesha Imana agaciro sibyo ariko ntago nareka kujya kureba abo nasize inyuma mbibutsa ko Imana iriho kandi Imana ari nikiza ndibutsa kubasengera ya iyo rero duhuye nkabasengera hari ababipinganye n'ababikunda ya ntabwo wabwuko se nkuko ukagerageje kuguha inzoga cyangwa se kugusidubiza ushaka kuza guhafatiramo akanini kagusinjiriza karangira gahunda ikozwe ya urebye umukozi w'Imana nta kintu atinya cyane ko iyi no Bible ari impamba y'ubuzima bwanjye ngendana mu buzima bwanjye uko bukeye nuko bwije iyi Bible yanjye n'umuheto ngendanwa sintinya umwanzi nta nubwo ntinya guhura n'abandi twakoranye ibibi nimba narabanye n'ibisambo nimba narabanye n'abicanyi nimba narabanye n'indaya nimba narabanye n'abesikoro n'abarosi mba ngomba kubageraho nkababwira uti mukizwe isigiye kurimbuka kandi umunsi izarimbuka nta Imana izabakiza jewe nzasigara nzajya hejuru nzajya mu Mana mwarahoze mumbona ndi mu bucakara bw'ibibazo n'ubutinganyi ndetse n'ubugizi bwa nabi icyo gihe nzabasiga muzajyaho mwibaraguzwa muvuge ati kuki uyu nguyu muzamuye mu ijuru kuki uyu nguyu umuhaye ugutabarwa twe ntukuduhe kandi ari wowe wakoze ibyaha kurusha abandi nuko yabatanze kwihana muvuge ati Yesu ashimwe nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana Mana uruwera Mana uruwera ndi mu mavuta wansubiye n'ijambo ijambo ry'Imana rimwe ngusomera ijambo ry'Imana rimwe hari ahantu handitse ngo Abaroma ni ijambo ry'Imana ngiye kubasomera ryankoze ku mutima ari naryo ryatuma tumanzura gukizwa nta kintu kikize n'umwanya Yesu gusa nubwo nari ifite abasambanyi cyangwa abatinganyi bagenzi banjye twakuranye muri urwo rugendo rw'ubuzima bw'ubutinganyi
nibo bari banantunze yewe nabiyambuye nsigara nta kintu mfite kugizana n'isaha ariko bitewe n'urukundo rw'abantu muziya mugenda munsapotinga mu bikorwa bike bike ariko reka mbasomere ahantu bita abaroma igice cya mbere sibyo abaroma igice cya mbere ku murongo wa 26 wumva umurongo ukuntu uvuga mwihangane bibiliya sindayisoma neza ngo nyimetirize nyishire mu bwonko bwanjye mu mutima ariko bibiliya murabizi ko bayiga yawe n'uwayanditse nta yapfuye atari nayimenye kandi yarayanditse kandi yakoresheje machine so haravuga ngo nico cyatumye Imana ibarekera kurarikirana ibyo nona ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo ni uko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yabaremewe turakomeza uko bareka imibiri yabo yabaremewe bashushanywa no kurarikirana abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni babyumvise iryo jambo ryo muri Bibiliya byumva ko abagore batangiye kurarikirana bo ubwabo kandi ari abagore batangira gushimishanya basomana batangira kuyambirana yambishushu my love batangira gutacingana bakorakoranaho batangira mbese uhana amakado mbese batangira gusambana kandi ari abagore ibyo twita lesbienne kandi buri muntu wese Imana yamuremeye uwiwe none abagabo nabo batangira kurarikirana bagirana amarari kwa kundi ubona umugabo wawe ukumvura mukunze ukumva mwaryamana mukamana sambana ubwo nibwo buzima ngiye nawe nahozemwo nabwo buzima nakuriyemwo ariko byatewe n'umugabo nahuye nawe wonkoreye hohoterwa nkiri umwana ntaga ari ngewe ntacyo nge nishinja nuko cyo bitemo kunsomera iryo jambo ry'Imana Kayo impamvu mpisemo gusoma nino jambo ry'Imana nagira ngo buri muntu wese udukurikiye muri akanya ahari hose abyumve ko uticunze ngo ucungiza mu ryawe neza urebye ino generation cyangwa ubu buzima turimo bwarahindutse buri muntu wese yataye umuco asigaye yumva yajyamana n'umugore mugenzi we umugabo akumva yajyamana n'umugabo mugenzi we hahandi usasanga waruzi ko Kahini yishabiri kandi barabavandimwe yego kubera ishari ishati nambaye urabona ko nahuye n'umugira neza antera inkunga aratunyambika yewe nge nagiraga imyenda y'ubutinganyi nambaraga perike nkiri muri bwa buzima bw'ubutinganyi ya misatsi y'abagore nambaraga ya myenda ibita surumbiya nambaraga za nkweto bita ntunshingeho narisigaga rouge vre ku munwa nari naratoboye amaherena ku zuru no ku munwa ndetse n'igitsina cyanjye gitoboye cyambaye n'impeta urumva ko nari mu buzima bubi ariko ubu tuvugana nimba ndi gusenga nkavuga ati Mana mfasha rwose mvo mu bucakara bw'ubutayu mfasha rwose babagizi banabi babatinganye mfasha rwose ngira ibikorwa byiza umpe igishoro nkore ngiraho mbarizwa nambare neza nsenga Imana nse n'umukozi w'Imana gira uti aho bari hose mumfashe munasengere munsupportinge nkabona bari kubikora bakambye ati se a prophet Kayusi ukeneye iki twabonye warakijigwa ravuye mu byaha nkakubwira uti nge nkeneye ndashonje cyangwa nkakubwira ati nge nta kenda afite ko kwambara mbwira momo yawe agahita nago nkabona message y'ibumbi iraje ndagira ngo mbabwire ko Imana y'ubwayo ari izaba mpera mugisha kuko ngewe nkiri muri bwa butinganyi nta bihumbi ijana nigeze mbona kashi ariko busigaye mbibona sigaye mbibona ubwo si wabari umuvuno wahinduye ukavuga uti mu butinganyi byanze gukunda kanigire mu by'Imana ndiko nari amafaranga ntago ari uko bimeze kuko nkiri no mu butinganyi narayabonaga ahubwo amafaranga nabonaga ntago nabonaga hanyuze nta n'ikintu na kimwe igeze amarira hari n'abavuga ati ariko ngo ntago ngo uhinduye ngo kubera ko ngo wumva ngo kugenza cyangwa urimo kubagendaho ngo bavuga ngo amagambo y'urukozasoni ngo n'abakora amavideo ngo n'amagambo ngo bise ngo watahisha Imana icyubahiro ngo ukaba nawe ngo uhunze gereza jewe nkiri mu butinganyi nafunzwe inshuro nyinshi ngira ngo namwe murabizi ko raho nigeze kuvuga ko nasambanyije Yago ariko nawe namusabye imbabazi Imana impumero mugisha hari hose naramubesheye byatewe n'indamu byatewe n'abagizi ba nabi byatewe n'abagambanyi be ntago byari ngewe baransindishije bankoresha ibyo bintu ndabyemera ariko yewe ikintu nezeye ubu tuvugana n'ugutabarwa kw'Imana kuzava hejuru yego cyane n'ugutabarwa kw'Imana kuzava hejuru yego Kayo kwiyambaza cyane yego
ntabwo baburimo kubera ko yewe reka n'ubwoba ntibwabura ariko ngiye ku bwanjye bitewe n'ukuntu narabyisetinze mu bwonko ngira ngo society cyangwa abantu bankunda ubundi busha kugira ngo abantu byibuza kugira ngo banyite satani banyite apologetic Kayusi cyangwa banyite prophet Kayusi. Yes, number 1 tuzatabarwa izuba riri kuva tuzatabarwa rubanda babibona umwami tuzatabarwa wandamije amaboko yawe niwigeze manu neza abantu wandamije imbaraga zawe niwigeze manu neza abantu. Yesu ashimwe. Umwuzure w'ibyishimo ufite ku mutima wanjye ndikumva mfite satima ndetse n'agahinda n'ikimwaro bitewe no kuntu meze ariko data twese mu ijuru warakoze cyane warakoze cyane Mana y'isi n'ijuru we yasahimbazwe we ndikumva nanjye ubwanjye emotion bitewe n'agahinda nagize nkiri umwana naratawe n'ababyeyi bitewe n'umugabo wankoreye ihohoterwa nkiri umwana we Yes please just please hallelujah. Yesu ashimwe Mana we uri gitangaza gikomeye cyane we warantabaye wankuye mu batinganyi natinganaga n'abazimu natinganaga n'abadayimoni Mana uri nyakubahwa Mana uri data utabarisi n'ijuru uri data rwose ariko nakubeshe Mana y'isi n'ijuru we warakoze kuntabara we ubutinganyi we just Kristo hallelujah. Ntago namenya uko mbibabwira bitewe na emotion bitewe n'agahinda nateye abuzukuru n'abavandimwe wacu baranyanze ikimwaro ariko muzambabarire ntago nzabatenguha nzabana namwe kugipfa kandi ninapfa nzapfana icubahiro nzapfa narakiriye ijambo n'agakiza ntakiri Imana ahubwo kanje kuri bagenzi bawe uzakoresha imbaraga zingana kugira ngo ige na sadundu bahindure bamaze kokirwa n'umuvumo kandi bariya ubu nabaye abanzi babo cyane ko bahora banshakisha bashaka kunsubiza mu butinganyi narabirinze urebye ubu ngubu ikintu ndi kwigereza n'igitsina gore nanasaba n'Imana kumpuza umugore w'umumetisi mwiza tukabyara hungu nakobwa umumetisi sora ntiwamwemera we biragoye nshobora kuba namwemera ariko we ntanyemere burya bajya bavuga ngo abagore beza cyangwa abagore b'ibikara abajya bavuga ngo inka y'igikara ni nayo iryosha amata wanasanga umugore w'igikara nawe mwiza nkaba ndi kwifuza umumetisi cyane zanyirarira oya ntago ari kubera ko kwifuza ni icyaha ntago shika kwifuza muri aka kanya ariko ndagira ngo byibuze mbabwira ko gutabarwa guhari umuntu wese waba ukibarizwa mu ngeso mbi jewe nzababera ikiro ry'umugani nzabatangira ubuhamya kandi ikindi nzanabavugira aho mutari nzahababere ariko hari n'igihe kizajya kigira ngiye nkajya hanze kuko ndi bugiye tuvugana rose Imana ngiye njya mu bihugu byanze kubwiriza no kubwira abantu ubuhamya ugiye nabirose maze iminsi ngendo Imana numva giye ko turi kumwe maze iminsi ngendo tako ngiye nzasenga Imana umunsi umikama abagore byibuze 10 nkabatunga kandi nkagira ubushobozi kandi bose tugakorera mariage icyarimwe mu rusengero rumwe ibyo bintu nta muntu wigeze ubikora si igikabyo si ukwiyemera iyo umuntu yageze ku rwego rwo kurota Imana biba ari ibintu bikomeye cyane yego Kayo ni iki wabwira abantu bumva kutahindutse ahubwo wari amaco y'inda se ntago naje gusenga ngo ndabona amafaranga sibyo ntago naje gusenga ngo ndabona amafaranga gusenga ntago byigurishwa nta nubwo bigurishwa ntibabifate uko bitari ntibafate uko ntari abantu batizera ko nakijijwe nakiriye agakiza n'umwami Yesu abo ngabo bameze nk'abantu bari gupinga Imana kandi Imana iyo wisanze wakira agakiza n'umwami Yesu ukakira agakiza n'umwami Yesu ukumva bikurimwo ukumva mbese ufite ishimwe muri wewe
mbese ukumva uri mu gakiza, Imana nayo iragufasha. Uko byagenda kose abo bose bari gupinga n'ubundi bahoze bapinga. Umuntu utaragukunze mu bibi, umuntu utaragukunze mu bingo anagusengera mu bibi, ntago yagusengera ari uko wakize, kinanye nagusengera warakize cyane. Uwo nguwo ugipinga n'ubundi ni wa wundi wifuzaga ko napfa muri bya bibazo by'ubutinganyi, ni wa wundi utifuza ko nateraga intambwe. Uwo nguwo ugipinga n'uwubabaye kubera ko abonye ko nakiraga kiza n'umwami Yesu, ni wa wundi ubabaye kubera ko abonye yuko ugutabarwa kwanjye kubonetse. Kuko ubu ngubu ufite amavuta, urabona ko meze neza, urabona ko nkeye. Mugizerere nkuko nyine nabizeye, kandi icyo ndabasaba abafana banje aho bari hose n'abakunzi banje, mumbe hafi, mumfatanye n'urugendo natangiye rwo kwakira agakiza n'umwami Yesu. Mbese mumfashe gusenga uhoraho, kuko uhoraho ni nawe utanga umugisha uhoraho, ntawe utanga Imana kwiheba. Rero niko njye nabivuga. Ese ni urusengero hitamo kujya gusengeramo? Ku bwanjye nta dini ndagira, yewe nta n'urusengero ndagira, ariko idini ryanjye nizerana umutima wanjye ni Bible. Ikindi cya kabiri, bibaye byiza nazajya no mu barokore, kuko abarokore naje gusanga nabo bagira ukuri, kandi n'abakunda cyane. Yego nta dini na rimwe ritagira ukuri, ariko abarokore n'iyi minsi nibo nabonye bari kunsengera cyane, nkabona ibintu biri gukunda. Ayo kamushimire njyewe rero mvuga nti Imana yarakoze kwibuka, nayo warakoze guhitamo ibyo wumva ko ari byo ukwiriye, cyangwa se ibyo wumva ko ari byiza, kuko sinyumenya ngo ibyiza nibe cyangwa se ibintu bihe. So nagushimira, bwira abantu nimero yawe bagushaka, bavuga ati abona twana kumujya kwa mu rusengero rwacu. Icyo nababwira abantu badukurikiye muri aka kanya, ku muntu wese wagira icyo amfasha kubyerekeranye n'amasengesho cyangwa kubyerekeranye n'ibikorwa byiza bihesha Imana icyubahiro, nkeneye gusa neza, nkeneye kwambara agakositime, tuno twenda mubona ni utw'umuntu yanije, kuko iyo myenda nari ifite narayitwitse. Nkeneye akandi gashati, nkeneye agakositime, nkeneye akandi gakweto, nkeneye na business yanjye mbarizwamo, kugira ngo n'abari kuma akazi bose baranyenze ngo nabaye umutinganyi, ariko ngewe abo bose bapinga ko nakijijwe, mu nyizere ngene nakijijwe. Nimero yanjye ni 078 607 233 71. Nanabasengera isengesho ry'umunsi. Data twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Nongeye kugusema ndi kumarira menshi cyane, nongeye kugusenga rwose, naturakora indi umunyabyazo turimo bizashira. Data twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Niwe muntu ukiza abantu, niwe muntu ukiza bano barwayi ba sida, ukiza bano bantu b'indaya, ukiza abantu b'ibisambo, ukiza abantu b'abateka mitwe, harimo abarozi ndetse n'abapfumu. Niwe umuntu warimbuye Satani umushiri kuzimu uramuzirika. Nanjye nari impambijwe iminyururu ya Satani, ngira ngo ntaho nzava byibuze Mana, ubereka abantu yuko uri igitangaza gikomeye cyane. Ariko Mana ndagusenga, mvuga ko wakoze ko warankuye mu bucakara bw'ubutinganyi, nkaba nzi neza ko ntazagutengwa, kandi rino rugendo natangiye nzaruriramo abanzi benshi. Iyi Bibiliya yawe n'umuheto mfite mu buzima bwanjye, nimba ngenda na buri munsi, nibyo biryo niyo mazi, ariko ndagusezerera ko ntazagutengwa Amani. Ndagira ngo nsengere abantu badukurikiye muri aka kanya, babwira yuko ugutabarwa kuri hafi. Umuntu wese uri mu byaha kandi agomba kubivamo, mutoke mu izina rya Yesu. Abantu bose mungwanya, muri kurwanya na Satani, muri kumwe na Satani, muri kumwe na Sekibi, ndagira ngo mutoke mu izina rya Yesu, ahubwo mwakira agakiza n'umwami Yesu, kugira ngo utabagwa wese azahabwa ubugingo budashira. Mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Reka mbashimire babwira ko nitwa P Onika Swezi Nixi Hamburger atoroka tabugari insuro ushinga mfutasha project PZ sombrero yo boy yo dada kabisa sound boy service jing basumba sumba boy.